ngenda mpura nabyo nge navuga ko ni nyirasenge wanjye wanteje ibi bibazo, ariko naje kubona nari ntarakura mu cyo gihe, ariko ubu ngubu naje kubona ko nawe yashigikiye ko nkameza mu nzira nziza, nkabasha kuba mukiranutsi, kuko Mana irwanira umukiranutsi. Yo Mana yibwira Yeremiya no bazakurwanya, ntago twabura baturwanya kuyu murimo. Satani ntago yabura kurwana umurimo w'Imana. Nimba uyoboye korale ube utekereza ko ari umunsi Satani ashobora kukurwanya, ariko komeza ukiranuke. Nimba uyobora itorero umenye ko umunsi umwe Satani ashobora kugira ifu akakurwanya cyangwa abantu bakakurwanya, ariko komeza ukiranuke gusa. Nimba ufite impano y'Imana ntutekereze ko uzagenda moto amahoro ng'umuntu wageze Yerusalemu. Tukiri kwisi ari byinshi turwana nabyo, ariko ukomeze ube ukiranuke nguko Yobu yabaye umukire. Tongeye kugaruka mbere yanyu iki gitondo kiza tubasubuza. Mana ibaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze tusenge. Turagushimiye Mana nguru, urera kandi urakiranuka. Uyu ni umwanya mwiza yo kumva ijambo ryawe, udufashe kandi udushoboje. Abadutega amatwi ubagirire neza kubwirira ijambo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, Mwuka wera niwe abashe kutubera hagati kandi atuyobore nguko bikwiriye mu butwari bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bene data, tongeye kugaruka mbere yanyu tufite ibyishimo n'umunezero, kuko Imana ikomeje kuturinda no kutugirira neza. Nimba tuwavuze kushize twavuze ikintu kitwa intungamubiri. Intungamubiri yo mu muka ni kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu, kandi nibyo bidufasha ijambo ry'Imana kugira ngo tutazakora icyaha. Yesu atushoboje, kuko mukiranutsi buri gihe cyose mukiranutsi Mane mushakaho mirimo yo gukiranuka, Mane mushakaho kwirinda icyaha n'igisana nacyo. Tukore byiza, kuko byiza bizatwerekeza mu bwami bwo mwijuru. Ariko ngaruka y'icyaha kirangiza umuntu, kireica. Ngaruka y'icyaha kizatuma tutabona ubugingo buhoraho. Bene data, niyo mpamvu nimba ufite amahirwe wabonye agakiza, fata neza agakiza kawe. Niyo cyangwa utarabona agakiza, tera intambwe nawe we ushake Kristo akuberera umwami n'umukiza, kuko biradufasha bene data, kandi bizatuma munsi umwe nitwemera kumvira Kristo, bizatuma munsi umwe tubone ubugingo buhoraho. Murakoze data abashoboje. Tugiye kuganira kubwirira ijambo ry'Imana rivuga uburyo Yobu yari umukiranutsi, uburyo Yobu yari akomeye ari umukiranutsi. Uburyo Yobu yari akomeye kandi arinde umukiranutsi. Uyobu yari umuntu nkatwe, yavutse nkatwe, akura nkatwe, ariko buryo yatangiye kugendana n'Imana, kwemera kwe Imana kwatumye Imana ihindura amateka ye, kwatumye Imana imuhesha amahoro n'umugisha. Reka tusome igice cya mbere Yobu, murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Ijambo ry'Imana riratubwira iki? Mu gihugu cya Usi ariyo muntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. Mu gihugu cya Usi ariyo umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Uwo muntu witwaga Yobu. Mu gihugu cya Usi ariho muntu navuze yari ameze nkatwe, yavutse nkatwe, ariko avutse bamuhaye izina Yobu. Yobu agendana n'Imana, ashakisha Imana, kuko kenshi na kenshi abantu benshi bazi ko Imana niza kudushaka. Oya, ni wowe ugomba gutera intambwe mu buzima bwawe, mu bibazo byawe, ugashaka Imana. Ni twebwe tugomba gushaka Imana. Mwanya ugiye gusenga uba ugiye gushaka Imana. Mwanya urakiranuka urimo gushaka mirimo yo ko Imana yakwishimira.
Muri icyo gihugu hariho umuntu witwaga Yobu. Bibiliya iramuvuga ati kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye. Bene data, kwitwa mu Kristo ntago bihagije gusa, kwitwa abakozi b'Imana ntago bihagije gusa, bidusabamo tube abakiranutsi batunganye. Uwo mwanya mbaye umukiranutsi utunganye, nezeza Imana, ngundwa n'Imana, Mana iranyizera, Mana iranyishimira. Yesu atushoboje. Kandi mu gihe ubaye umukiranutsi utunganye, bigusabamo iki? Wubaha Imana, ukanga iki? Ibibi. Ugomba kubaha Imana ukanga ibibi. Mukiranutsi ndagwashigikira bibi, mukiranutsi ndagwagendana n'ibibi, mukiranutsi ndagwa aba mu bibi. Mukiranutsi w'Imana agomba kuba akiranutse kandi atunganye, akubaha Imana, akirinda ibibi. Mirimo n'imbuto y'umukiranutsi agomba kuba umuntu utunganye, akirinda ikibi cyose cyamwanduza, cyamutandukanya n'urukundo rw'Imana. Turakorera Imana, turavuga Imana, ariko bidusabamo kuba abakiranutsi dutunganye, tukirinda n'ikibi. Iyi nyigisho abantu benshi ndago bayishimira. Bantu bashaka kubabwira tumuhakira umugisha, muhakira umugisha, ejo bizaba gutyo, ejo bizaba gutyo. Ariko ibyo nabyo ushobora kubibwirwa mu gihe utashaka gukiranukira Imana, ukirinda n'ibibi, na niyo bidindiza amasezerano, na niyo usenga masengesho yawe ikaba ikizira mbere y'Uwiteka. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Mirimo yacu no kubagirira neza, mubone butabazi bw'Imana. Mirimo yacu no kubagirira nama, muzabone bugingo buhoraho. Mirimo yacu no kubagirira nama, muzakora iby'Imana ishaka kandi Imana ibishimire mu bwami bwo mwijuru, musumwe muzabone kuragwa ubwo bwami. Uwo muntu kuko yari umukiranutsi atunganye, yirinda ikibi, Mana yaje kumuha mugishano. Bibiliya iravuga ko nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Nize ko mu iminsi umuntu ubyaye abana 10 bamutunga urutoki, tibuzima ni bubi, bimeze gutya, bimeze gutya. Ariko mu gihe cye Mana yamuhaye uwo mugisha kubera mirimo ye yo gukiranuka no gutunganya, akirinda ikibi cyose. Yahawe umugisha abahungu 7 n'abakobwa 3. Ukurikije murongo wa 3 ivuga n'imigisha bihumbi by'intama n'amafarashi Imana yamuhaye. Mutungo Yobu yari yahawe n'Imana. Yesu atushoboje. Ntago twakena tukiranukiye Imana, ntago twakena tuvuga Imana mu kuri no mu mwuka, tukabikora dutunganye, tukirinda ikibi. Nuko twebwe tugenda tuvanga iby'Imana n'ibibi. Uyu munsi turavuga Imana, ejo tukava mu bushake bw'Imana. Uyu munsi turakorera Imana, ejo tukabasha gucika intege. Ariko mukiranutsi arahagarara ku munara nguko bikwiriye. Nuko yazi ibibazo, nuko yazi imiyaga, amenya ko Imana niwe mutabazi wanje. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Kandi uwo mukiranutsi mu gihe ukiranukiye Imana, kuboko kw'Imana kubanana nawe, Mana kurengera mu bibazo byose wahura nabyo. Si kuvuga ko igihe tukiranukiye Imana niyo Satani atashobora kutugerageza. Kigiye ukiranukiye Imana niyo utashobora kuhura n'ibibazo. Turahura n'ibibazo abakiranutsi, ariko Imana ikatubera ku ruhande, ariko Imana ikatuneshereza ibyo bibazo. Uyu Yobu yaje kuhura n'ibibazo, arageragezwa n'umwanzi Satani, amwicira abana bose, amutwara ubutunzi bwose yari afite. Ariko Yobu yahagaze ku Mana ye, ntago yemeye kwakana Imana, ntago yemeye kuvanga Imana n'ibindi bigirwa Mana. Aremera gusekwa, aremera gutukwa, ariko akahagarara ku munara wo gukiranuka. Arakamiza gusobanukirwa, avuga ko navuye mu nda ya mama nambaye ubusa,
kandi ibyo nari mfite byose nabihawe n'Uwiteka. Yesu atushoboje. Mukiranutsi yihanganira bimugerageza, mukiranutsi ahura n'ibikomeye ariko agasenga, akahagarara ku munara. Iyi minsi twabaye abanyandege nge tutashobora no gusenga, kwiriza ubusa byatunaniye, na kindi kintu cyaneshereza bitugerageza atari gusenga bene data. Kandi hari ibindi bibazo bikurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Mu gihe tutashoboye kwiriza ubusa no gusenga, Satani aracyagira imbaraga kuri twe. Ariko mu gihe dufashe ibihe byo gusenga no kwiriza ubusa, turanesha migambi ya Satani. Uwiteka kushoboje uyu mwaka ube mukiranutsi. Uwiteka kushoboje uyu mwaka ufate ibihe byo gusenga no kwiriza ubusa. Ucahe Satani. Sengera mushinga wawe, sengera amashuri yawe, sengera urushako rwawe, sengera inzu yawe, sengera umuryango wawe, sengera umurimo w'Imana yagushizeho, sengera byose tubikore mu buryo bwo gukiranuka. Ariko mu gusenga no kwiriza ubusa, Satani ndago yatubona. Yesu abashigirire neza kandi Yesu abashoboje. Navuze ko mukiranutsi nuko twaba abakiranutsi, si kuvuga ko Satani yabura ko turasa imyambi. Reka tusome Yeremiya gice cya mbere murongo wa 19. Yeremiya aratubwira iki? Kuba mukiranutsi, mwumve mbuto butabazi buboneka mu mundu ukiranukiye Imana. Baza kurwanya ariko ndibaza kubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo ngurokore nuko Uwiteka avuga. Ibi yari igihe Imana yahamagaraga Yeremiya amutuma nawe ku murimo wayo. Yeremiya ashaka kugaragaza ndege ngeya ko ari umwana muto, ashaka kwereka ko atazabishobora, ashaka kwereka ko azahura n'ibibazo byinshi. Nuko na kera iyi mirimo twayangaga natwe, njyewe kera nari umwana mutoya niga simbizi nimba muri 5e primaire ubye 6e mu wa gatanu primaire cyangwa mu wa gatandatu sinibuka neza. Twagiye ku rusengero na nyirasenge wanjye yari umukristo kazi, ariko pasteur ayigisha akabaza ati uyu mwana nuwande? Nize ko mutwari we yari umudiyakoni yahagaze ku muryango, kavuga ko uriya ni umwana wanjye. Ati yego mumufate neza, kuko Imana imbwiye ko uyu mwana na undi murimo azakora ku isi azankorera umurimo. Narababaye ndarakara, navuga mbega murimo mubi we, mbega kundu nabonaga kera abapasiteri bakoreye Imana mu bibazo n'ibigeragezo. Iyi minsi niyo sigaye mbona Imana yahinduye mateka y'abantu b'Imana. Nabonaga bambaye nabi, nabonaga bambara ingweto zashize za plastike bashizemo biraka n'ibiraka, ariko bakabwiriza Imana bagenda byoroshe ibibirangiti twera babitaga ko by'abazamu, bakazamuka imisozi banyagirwa n'imvura. Navuga oya shangazi, ayo ntago ariyo mirimo nshaka ku buzima bwanje. Ku cyumweru tugasubiraho tena uwo mpasera kantunga tena muwepeti, ugomba gukorera Imana mu buzima bwawe bwose. Ndababara we, ndababara. Tukagera nijoro uyu nyirasenge wanjye akasenga, Imana uzamushoboje uzamukomeze, nkababara nawe niyo sengesho rye. Na nubu naje kwinjira mu murimo sinakubesha ko nimba byaje gute, naje kuyisanga ngenda mpura nabyo. Nge navuga ko ni nyirasenge wanjye wanteje ibibazo, ariko naje kubona nari ntarakura mu cyo gihe, ariko ubu ngubu naje kubona ko nawe yashigikiye ko nkameza mu nzira nziza, nkabasha kuba mukiranutsi, kuko Mana irwanira umukiranutsi. Yo Mana yibwira Yeremiya no bazakurwanya, ntago twabura baturwanya kuyu murimo. Satani ntago yabura kurwana umurimo w'Imana. Nimba uyoboye korari ube utekereza ko ari umunsi Satani ashobora kukurwanya, ariko komeza ukiranuke. Nimba uyobora itorero umenye ko umunsi umwe Satani ashobora kugira ifu akakurwanya cyangwa abantu bakakurwanya, ariko komeza ukiranuke gusa. Nimba ufite impano y'Imana ntutekereze ko uzagenda moto amahoro ng'umuntu wageze Yerusalemu. Tukiri kwisi ari byinshi turwana nabyo, ariko ukomeze ube ukiranuke nguko Yobu yabaye umukiranutsi imbere y'Imana. Bazakurwanya ariko ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe. Turatinya bigeragezo,
abantu bahura n'ibibazo ku murimo w'Imana akivumbura, njye mbarekeye ikorari yabo, mvuye muri urusengero ngiye ahandi. Oya, ahandi se si Imana nimwe. Kiranuka hano, cyangwa mbere yo kugenda ubanza utunganya aho uvuye, ugende ahandi ufite amahoro y'Imana. Umvira abakozi b'Imana hano nuko bakennye, nuko barushije amashuri, mugire mbuto yo kumvira abagaragu b'Imana, kuko twese twitwa abakozi b'Imana. Aho ngiye mu rusengero runini nabona abakozi b'Imana, aho uvuye nabona abakozi b'Imana, kandi Imana dukorera nimwe. Bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe. Nawe kugira ngo ndi kumwe nawe, kugira ngo ngukorere nuko Uwiteka avuga. Nuko baturwanya ntago bazatubasha, kuko turi kumwe n'Imana. Ntitutinye ibigeragezo, ariko mureke tushake imirimo yo gukiranuka uyu mwaka. Bene data, ntago tuzi munsi Yesu azagaruka. Yesu yagiye, ariko atubwira ko azagaruka kutujyana. Kandi turumva Bibiliya iratubwira nta munyabyaha uzajya mu bwo bwami. Mureke dushake kuba abakiranutsi. Ubona abantu b'Imana cyangwa abantu basenga mu imisi, ukasanga rimwe na rimwe batahuza, ukasanga rimwe na rimwe bagongana imitwe. Iyo ntago ariyo mbuto Imana dushakaho. Kiranuka ku gatoya na kanini. Usengera mugenzi wawe nimba yagiye mu ndege ngeya, cyane cyane twebwe abakozi b'Imana bakunda kuducira urubanza. Si byiza. Wumva umukunze cya bugufi umusengere, kuko nawe uzagaragaza mbuto yikuba mu kiranutsi. Yesu atushoboje, Kristo atufashe, atwambike tena imbaraga bahamagawe tuyikorere, kuko ariyo Mana izatugirira neza. Burwayi ufite kiranuka, bushomeri ufite kiranuka, ndugatange ruswa mu gushaka akazi. Ibyifuzo ufite we kiranuka, gusa usenge. Ku murimo w'Imana kiranuka, ndukarebe ko ari umuntu uzaguhemba mirimo ukora. Mbere yo gucuranga nifuza gutyo, mbere yo kuririmba nifuza gutyo. Ibyo ntago ari byo twashira ku mwanya wa mbere. Uzaduhemba umenya mirimo yacu neza ni Imana watuhamagaye ku murimo. Mureke tukorera Imana, kuko ari ibihembo byiza tuzahabwa tukiri ku isi, n'umunsi umwe tubone ubugingo buhoraho. Mani bashoboje bene data, tufatanye tena ku murimo w'Imana, tukomezanye ku murimo w'Imana, tuhugurane ku murimo w'Imana, twambikanye imbaraga ku murimo w'Imana. Ibyo nibyo tuzahemberwa. Ndukasubiza umuntu mugenzi wawe inyuma ku murimo w'Imana, ndukamugirira n'amambi. Umubwire gukomera no kwihanganira bimugerageza ku murimo. Wihanganira umutwari wawe, wihanganira umufasha wawe, mukomezanye, musumwe muzabona ubugingo buhoraho. Mani baho umugisha, kandi Yesu abagirire neza. Numva tuhagarukiraho. Reka tusenge Imana. Mani bashoboje, nanjye Mani nshoboje, musumwe tuzahurire mu bwami bwo mwijuru. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe Uwiteka. Mano tufashe kandi tushoboje. Bakozi bawe ni benshi ku isi, abakukorera ni benshi Mwami, ariko tubabarire utweze, utuhe gukiranuka ku mitima yacu. Umurimo wawe dukiranuke, mu byose dukora tube bakiranutsi, kandi uturinde bigeragezo. Turatinya bigeragezo, tugira ubwoba mwanya twageragejwe, tukirwanirira, tukashakira inzira aho zitari. Ibyo byose tubabarire Mana, utushoboje, twambike imbaraga. Nsenge abarwayi, nsenge abashomeri, nsenge bafite ibibazo, nsenge bakomeza abantu ku murimo wawe. Ugirire neza abantu mbere yawe Data, kuko ari we ushobora byose. Twirukanye Satani urwanya umurimo, twirukanye Satani utatwifuriza amahoro. Mana urakoze. Abana batoya bagukorera, bashigikire, ubahe ubwenge ku ishuri. Ababyeyi bagukorera, ubambike imbaraga, ubagirire neza. Rubyiruko rugukorera, ubahe ubwenge, bahagarare neza ku murimo wawe. Oh Yesu urakoze, kuko ari we Mwami. Tubigusabye twizeye, kuko uzadushoboza, kandi icyo tugusabye cyane ni umuko musumwe watuha bugingo buhoraho. Mana urakoze, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kututega amatwi. Mana ibaho umugisha, ariko murimo w'Imana no gufatanya. Mukomeze mudutega amatwi, mukomeze mugeze n'ubutumwa ku bandi, byakubera byiza. Nuko utari muvuga butumwa, ariko wumvise ubu butumwa nawe ukabugeza ku wundi, umenye ko twasangiye umurimo dukora. Mana ibaho umugisha, kandi mukomeze mudusengere.
kandi na contact nawe turayibasabye, mubikoze nabyo byatubera byiza. Mane bane namwe kandi bashigikire mu zina rya Yesu, amen. Contact zacu nimba tuzibaha, nimero ya telefone, ni uburyo bwo gufashana. Gushaka kuba iki utumvise cyangwa ufite ikifuzo, twafatanya tugasengerana, cyangwa ari icyo watuhugura nawe, byatubera byiza kuko uyu murimo nta muhanga. Ni 07 82 4 3 9 7 54. Mana ibashigikire iteka ryose, amen.